harimo ubwenge bwinshi. So uyu munsi tugiye gukorera oruga plank. Iyi planka imeze uturumva amaze iminsi nyine ntereta uyu mukobwa. Kuko urumva oruga rigatumaranye igihe kinini cyane mba ngumva no kugira bandi bantu nereta ku ruhande. Ari ukuntu nyine mba nifitiye agasheri ku ruhande. Uyu niwe sheri wanjye rero uyu munsi twavuze ati reka tubabaze oruga byanyabyo. Ikintu tugiye kumukorera rero ni ibitendo simbizi. Tugiye gupima nyine ukuntu nkunda niba atsanganye n'umukobwa ntacyo byamutwara cyangwa se byamwafektaho. Urumva nababwiye ko hari ahantu nagiye urabona ukuntu nahise mbyuka niyambariye nsa neza byadanje. Nababwiye ngo ngiye guhura n'umuntu nyine ugiye kudufasha gushyira ibiceri muri filime kandi arinje kwihurira n'uyengo ariko nimumbaza ibyo twakoreye inyuma ya kamera kuko turi hano twenyine kandi turi mukobwa n'umuhungu Bibareba. Akorata mumbwira abantu bo muri komite mubona no mukobwa mwitegereza no mukobwa murebe na uruga mu mitiremo hari ukuntu uruga namukubita divorce nkahita nikomerezanya n'uyu rabyumva Ibyaba ari bo. nge nawe twatuberanye Sibigaragara se. kibazo ukunda amafaranga Se nyine urumva twabana nta mafaranga. Kanjye ntayo mfite urumva uruga kimwe mu bintu namukundiye yemeye kunkunda nyine ndaho nasame Uwo no ruga nanjye ninjye. wowe nyine urumva bimeze bite Nge nta mafaranga nta cyajya mbere. Amunyumvira umukobwa mbaza ni kuri kamera oya manjye narakwishimiye tu ako bitari na planka reka mbikubwiza ukuri iyo nza kuba ntarashatse twari kwikundanira Yego. for real Itumukatira. ambasha bapfa gukatira gutya se gusa Mu bisinye rero. ibiki Ariko uruga se vuba hakabibona. kandi wowe wabikora tu cyane. uruga wamucitinga Kuko kandi muri inshuti ibyo ntacyo bivuze. none tuzijyanira Ketse yemeye tugasangira. umfashe nk'aka apartment ahantu twagenda Subizi. wantwitiye akana se Oya ibintu byo gutwita none awapi. ni umwana umwe nyine tu Oya jya bubiretse. mu mitire murata mumbwire niba uyu mukobwa ari mwiza tujye dukomezanya ariko mwibanga nyine tutabibwira nde Uruga se. Ariko azabi. urumva muri inshuti aramutse amenye yuko hari ikintu mukorera kidasanzwe byamubabaza cyane. Ikindi njya mbona muri comment baba bari kwandika uri mwiza urasa neza ubundi niwe wari uberanye na Derek. Yego. Jya ugenda urebe muri filime. Yego. Kandi urebe ukuntu ikibazo kirega ni igikuri. Sorry kuvuga igikuri ntago byemewe. Nari nikozeho kankire hano nuza ahubwo. I'm sorry ibyo bintu itegeko isigaye birwanya. Ni mugufi. Mwihangane itegeko risigaye rirwanya abantu bavuga babwira abagenzi babo kari ibikuri. Uruga ni mugufi ndorangera hano urumva rero iyo mufashe mbameze nkufasha akabebe kanjye ariko mufata ukabona nanjyana irimo ariko urabona tumeze gutya oya ariko ngo abantu bareshya ntabwo aba ari beza sibyo ra uransumbaho gato ngomba ku baze kunsumba man nsumbaho gato birenze se cyaze narahiye pe narahiye ariko nta kundi mari gubuka bibaho umuntu agashaka atiteguye agahita abona hari ibindi byana birenze bisa neza sibyo se noneho muri timu yanjye habamo abakobwa beza ku buryo nyine uje nkagukoresha uri nk'umugabo ntago umugore wawe mwamara n'icyumweru kimwe mwamumaze gutandukana ariko se ubundi kuki mutajya mukundana n'abatipe bo kuri set asekuru ni umuntu w'umugabo ese ko nkunda wowe bigize serious oya nibyo ariko tubigire serious tubigire serious seri guhera uyu munsi tugiye kuzaduteretana njye nawe ubizi ko mfite umugore ntacyo bintwaye ariko hano duhagaze urutozi ruri kunyurira kumva nakwishima banza wishime urutozi ruri kunyurira ntari birekana ihanganire ngo umugabo uri gutereta araheza mwana agapoma ngo hari ukuntu uceceka nyine ibintu bikakurya kandi okay ntari reka tubeseriye noneho prank yanjye imeze gute twazindutse njyewe na Nerika cyangwa Karine cyangwa se Enjo sibyo turavuga tugomba gukorera oruga prank urumva tumaze iminsi muri shoot cyane ntago nigeze mbona umwanya wo kugira ngo nganire n'umugore wanjye duhavinge fun twishime urumva
ntabwo nigeze mbona uwo mwanya pe. Muri iki gihe cyose mwabonye twabahaga filime twari tumeze nk'abantu babanye tutaziranye. Kubera iki? Akazi kenshi ndashutinga nkajya muri edit, namara kujya muri edit nkasoza wenda saa 10 bwenda gucya, nkahita njya kuryama ndananiwe no gutera akabariro. Ese buri ubana n'umugabo nagukorera ibintu byakunda? Ubwo se wose nahita nigendera. Oh yes, kandi ubizi ko ari guhiga ubuzima. Urabona nawe akazi nkuru urakabona. Ndabyuka nkabashutinga nkajya ku editinga nkasoza mu gitondo. Se wakihangana nk'umwaka umwe? Nawe byakunda. Wakihanganira igihe kingana ute? Nta n'umunsi. Nese ukora ibintu buri munsi? Bitwaye iki? Kandi ukunda ibintu wa mwana. Ikibazo cyawe amafaranga nicyo kintu dupfa. Ariko se bigutwaye icyo yampaye? Nta amafaranga, ngiye nkunda umuntu nkunda nta amafaranga. Ubwo se nyabuze. Urukundo rutarimo amafaranga sugira ngo ruba rumeze rute? Kandi koko apana kuri kamera. Ni ibyanya byura yakunda. Ngiye nkunda amafaranga. Nta mutipe mwakunda ntayo? Sha byaterwa. Byaterwa n'iki nyine? Abaye nta mafaranga afite ahubwo bikaba na ngombwa ko wowe mu gihe uyafite umuspendingaho. Ariko nanone mbizi ko ntayagira. Ngiye namuha. Nayamuha. Wayamuha mukanabana akaba umugabo wawe. Ariko ntibikunze kubaho. Ariko kuri we nyine ntibyashoboka. Byaterwa. Byaterwa n'iki nyine ngiye ndashaka kukivuga icyo kintu? Byaterwa. Niki? Nuko yaba ari bogare. Nuko yaba nyine byaterwa n'iki? N'uburyo yanyiyeretse akiza kunyaprocenga. Urumva nkanjye ngiye oruga. So kubeshya namuteretesheje icyatanu. Muri story zanjye jya wumva kigarukamo. Urumva ni umukobwa ntabashaga kuba nakoreshereza imisatsi, ntakoreshereza inzara, nyine yari yihagazeho mu biciro, ariko byarangiye ankunze. Wowe rero ibyo bintu byashoboka? Tubyimurira undi munsi. Abwo igisubizo ni oya. Akisunda abakobwa mwabaye iki? Manu urukundo ntago ari amafaranga. Windeba gutyo ntago urukundo ari amafaranga. Hari ibintu bigenda neza kurusha. Gute? Ngambwira nk'amafaranga mu rukundo yagufasha iki? Ukundana n'umuntu amafaranga yagufasha iki? Nge rero mfite amafaranga, mfite umutima mwiza. Bivuze ngo ntayo ufite ntago ye na boyfriend bamwe mwishimye pe. Ese undi kudashaka? Rega wakuze. Ugize imyaka ingahe? Nkajya kwana n'umugabo. Imyaka yanjye ni ibanga. Ntago washaka? Haracyabaraho myinshi waya. Ntago mfite gahunda vuba. Bara nk'imyaka nk'ingahe ibura? Ntabwo nyize. Rurandiye noneho bya. Rutozi. Suwesha ndunamye. Ntago ndi kubabeshya rega zandiye zanyishe. Urumva? Hanyuma rero ubwo nari nzi ko ngiye no gutamo pase. Nyine nubwo tuzadura ukaba ufite n'undi muntu ku ruhande mu bikemura. Tuko nabivamo. Ako reka nkubaza ikibazo ntumbeshye. Abakobwa badakunda nkawe ntago ndakubonana na boyfriend uramugira? Uramugira nyine? Umuntu mukundana? Ndamugira. Byanya yabyo utambeshye? Ntabwo nkubeshye. Manimero za boyfriend wawe? Ntabwo nzivuga. Ntarebe izinyandikire hano. Afite amafaranga? Nayo. Arayafite? Abije niza agatelefone kariho amayinite. Nizaho gato. Niza muhamagare. Kumayi zawe amayize wa? Ntabwo arizo. Oya kandi hariho izina ryawe. Izo se nizo? Ezijya gusa rero. Imiza boyfriend ntunjijisha. Ndashaka kumuhamagara. Nkamubaza amafaranga ari kuri konte ye. Cyangwa se nkamubwira okay ntacyo mushyiraho muhamagare gusa nkwereke n'uduko. Ari mu kazi ntabwo ari bwitabe. Ntawe ugira byemera. Ndamufite. Ntawe. Ntabwo umuntu ukunda amafaranga nkawe yabona umuntu umukunda. Izina ry'Imana. Ntabwo mbizi. Cyakoze umuntu ashobora kuyoba by'iminsi mike ariko ntabwo byakunda. Tuwamaye nk'akabizo mwe. Aya nta byabizo. Kwihere nubwo wanze kukama. Mane urugaro narasara. Yicusozwa n'ibikisi. Arasara. Byadanje mwana. Seringe ndiko mafite amazi. Abantu bicara ari abategereje namwe muri hano murafatanya. Mwise bigutwaye iki? Turi gukora amafoto mwana umuntu ari bushyire kuri iriya filime. Kuva rya ese amafoto uza kuyakorera hano. Ese mwebwe mbabwira iyo ngiye gukora amafoto. Turi gukora amafoto kugira ngo dushyire kuri iriya. Amafoto se yakora ufashe hano. Ese nitwa turi kureba uko biri bugende. Ese nyine uragira ngo dukore amafoto tumeze gute?
abije ukomeza reka nkubaze. agira imbere gatoya kugira iyi ngiyi ni sawa tumeze gutya ni sawa Ni sawa. okay cyangwa duhindure poster Uhindure muse nk'abahoberana. duhoberane gutya Uko nguko. telefone cyangwa irabanga Ndiri waretse imikino. nari bigutya Ase uruga. asesekuru ntago ari ngo vayo hano babwire se ubundi reka manze nkubaze Sekusa Dufate iyo yindi, man. y'akarere wigize gutya nari barimo barajijisha bisa n'ibyo bari barimo cyangwa nuko batubonye bagahita sibonye twa turi gukora rero nawe ugira ibibazo twebwe turi muri shoot y'amafoto yo gusohora kuri filime rata tubwire jya imbere gutya foto n'iyi ngiyi iyi imeze gutya mbabwire murekera Ahasoruka ufite ikihe kibazo? Seseme n'ahasigaye muri gutera abantu iseseme Ese- ibi ngibi muri mose Nese ntabwo tujya kureba filime kuko twe butatubwiye ngo uzudufate. ese ko filime ari twebwe ishingiyeho Kuva ryari? kuva ntabwo ajya iyi ngiyi ari ibanga ry'umutima mwana ni indi filime ntabwo tugiye gukora indi filime oya mwana usibye uburaya bwakokamye mu mutwe wawe ikindi ni icyo burimo Ba cya kibazo ubwo bari cya- gufata mu amafoto bintu byo- tuzereka mubaze ubundi abakobwa bose bazajya baza muri filime uzajya ubatereta mu bintu byose utekereza kuvuga banza umenye ko turi kuri kamera mwamaze aho mwaba muri hose ngiye mana nkunda ubugoryi nk'ubwo ngubwo jya wiyubaha uri Dia, umugabo gira kandi inama niba inshuti yawe. byaranakunaniye kwiyubaha uvuga ati ngewe urugo rwananiye nabishoboka. ese inshuti y'amafoto itwakira ko namwe mukazi ibintu nicyo dupfa Ntacyo mpfa nawe urabizi ngiye ko dufitanye angahe dufitanye amafoto angahe ku buryo yambwira ngo shuti y'amafoto kandi ari yo kugira ngo Nani dusohore izo- mureke kumara umuntu aragera iminota. aha, ngo tumere gute ngo tumere gute mani twereke Twikomere. dukomeze nyamara akazi ibindi umaze tubyore kunanirana. Twereke indi dukora. Kuri mu nengo wa buri munsi. ariko se si amafoto gusa bisa hari ikindi vayo mani twakoze? twereke indi posteri dukora Ashobora kurekurana. iki mwarekuranye tukajya mu kazi. Twe twicara tugejeje kuza wanze kuza. mugabanye urusaku Zirika n'imbere Imana umaze gurenga. Twereke. rata tubwire Nk'uhindukira gutya. gute gutya Gutya. mani diyangandebera umuntu yavuga ngo yavuga gutya ariko se habaye iki Sidiri buno wabaye Mani, ikimana. uretse kumbangamira gukorera akazi uretse Ngo kumbangamira yabaye iki wowe? usibye uburaya agira se ubundi uyu nguyu ngiye kubona Ndavuga twashoboka nicyo uri hano ubundi wowe uvugana n'umugabo wawe. Ese banyago bigende bite? ibikize ibi Ndebera abantu. none se naje mu buraya ndi kumwe na seku mani igihe abantu bicaye ntabwo uriya ari abiju naje mu buraya ndi kumwe n'aba uvuye mu bantu rugo bose uvuye ngo iki ngo ugiye guhura n'umuntu uyu niwe mugiye guhura se uyu niwe mushoramari mugiye mani guhura komeza dukomeze akazi Ese mwana ubundi akakomeza tuvyana akagaruka reba amasaha tugezeho tutarashutinga Amakosa ni ayande. nta yanyu muje kwica akazi Ese ni iki? mani ndakwiyamye nawe ubu si iminota ndakwiyamye. turiye murayishyura ibyo avuye mu rugo ambwiye ntabwo ubizi ku buryo wambaza ngo ubaye iki Nanjye turazanye tuvuga ngo uyu se ni umugabo bagiye guhura uyu ni umugabo Oya, ese turi kumwe. Wowe wigisha posteri za ifoto. kandi ari uri kunyereka amaposteri ndakorera Ari se kuyu ngo ari chef w'aba chef. ari kukwereka amaposteri ni shefu w'abashefu n'akazi Ati umva muje- nkubwire ati muje mumwe- mureke ibyo bintu njye mani ntabwo bino bintu mbikunda Umva vugana n'umugabo wawe njye bino azamura bintu Imana twe tuba mbikunda dukeneye gutamana. ushobora kurekura uyu mukobwa cyangwa nkamutera urushyi uri kureba iki ko gutera ariko n'urushyi nawe uri kwikinira ushobora kumurekura cyangwa mukareba ibintu nyine reka ugakorera dusoze amafoto amafoto twaje ariko gufata. y'ibiki noneho ntabwo nkeneye ko muyakura ndabyanze hanyuma se ukabona Nubyanga filime se y'ubugende biravanaho ko ndekura Simani reka ariko iyo murekurane